zawe nyagasani. Nzaririmba iteka impuhwe z'Uhoraho, kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Umunwa wanjye nzamamarisha ubudahemuka bwe. Nzaririmba iteka ryose impuhwe zawe nyagasani. Muraho neza nshuti z'Imana. Tugeze ku munsi wa kabiri mu cyumweru cyo kwitegura guhimbaza umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Muri kumwe na Uwintore Noterime, umuvandimwe muri kominote ya Emmanuel Kigali rimwe. Turaganira ku nsanganyamatsiko igira iti reka mpaguruke nsange data, ishingiye ku ivanjiri nk'uko yanditswe na Luka umutwe wa 15 umurongo wa 18 kugeza kwa 19, aho wa muhungu w'ikirara agira ati reka mpaguruke nsange data, mubwire nti dawe, nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiye kwitwa umwana wawe, none ngira nk'umwe mu bakozi bawe. Turaganira kuri iyi nsanganyamatsiko tunazirikana ko turi mu gihe cy'icyunamo kubera jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 itewe no kujya kure y'Imana. Uri kure y'Imana nta cyaha na kimwe atakora. Turazirikana rero ukuntu impuhwe z'Imana zigaragariza muri Yezu Kristo ku wagiriwe nabi, tunazirebe zigera ku bahemutse, ngo aho icyaha cyakwiriye ineza yarushijeho kuhasendera. Ubundi twaremewe kubana n'Imana ubuziraherezo, turi intungane n'abaziranenge, tugahora tuyirangamiye dutunzwe n'ingabire yayo. Muri batisimu ijuru rirakinguka maze Roho Mutagatifu akatumanukiraho, akaduha ubuzima bw'Imana, tugahinduka abana bayo, tukunga ubumwe nayo. Tuba dufite ingabire ntagatifu zituma twemera Imana, tukayizera, tukanayikunda, tuyoborwa na Roho Mutagatifu. Kuba umwana w'ikirara yariyemeje kuva kwa se, bishushanya buri muntu muri twe ukoze icyaha agatandukana n'Imana, agahitamo kwirwariza. Utandukanye n'Imana ntaba akiri umuntu wuzuye, kuko umwuka w'Imana ubeshaho uba wamuvuyemo. Guhagarika rero uwo mwuka bidutera guhungabana, muri muntu hakazamo amacakubiri, hakazamo amakimbirane adashira y'imbere mu mutima, hagati y'umubiri na roho, hagati y'umuntu n'abandi bantu n'ibyaremwe byose. Umuntu akishira bagenzi be n'ibiremwa byose, agakubita hirya no hino yibwira ko ashaka imibereho, byose bigasozwa n'urupfu iyo atisubyeho hakiri kare. Nuko rero byagendekeye uriya muhungu w'ikirara akiva mu rugo kwa se. Muti rero byagenze gute? Ubundi mu muco w'Abayahudi bangaga ingurube, itungo ryivurguta mu cyondo rikarya n'umwanda. Nimutekereze noneho umwana w'Umuyahudi wivanye mu muryango akajya kuragira ingurube ku muntu udashobora no kumuha ibyo kurya, akaba atanamuha n'iby'ingurube zirya. Ntiyari umuntu, yari sekibi, niko Mutagatifu Jerome abitubwira. Yamuhaye rero akazi ko kuragira za ngurube Yezu yoherejemo roho mbi zikarindimukira mu nyanja. Mbese yamuhaye akazi ko kuragira abana ba sekibi, ku buryo iyo ataza kwibuka ibyiza byo kwa se, hari hasigaye kwiroha mu nyanja. Murumva rero aho kuva mu rugo no kujya mu gihugu cya kure bigeza muntu. Muri icyo gihugu cya kure niho haba ubusinzi, niho haba ubusambanyi, ubwicanyi, ubwigunge, niho haba irungu, agahinda, ubwoba, kubeshya ngo ukunda uramuke, kwifuza ibidakwiye, ubuhendanyi, ubugambanyi, agasuzuguro, kwirata, kwiyemera, kwiheba n'ibindi byinshi. Ukurindagira rero kuriya muhungu kwaturutse ku kudashaka kumvira se. Wanze kumvira se yumvirije. Iyo udashatse kumvira, uba wisanisha na sekibi wanze kumvira Imana. Wanze kumvira ni ujya mu gihugu cya kure, mu byifuzo n'irari bitandukanye n'ibyo asanzwe abona aho aba n'abo bagendana. Kujya mu gihugu cya kure ni ukujya kure y'amaso, aho badashobora
kureba ibyo ukora, nk'uko Sekibi yasohotse mu ijuru akaza gushuka abantu, nk'uko Adamu na Eva banze kumvira Imana bibona bambaye ubusa, nk'uko Yuda yasohotse mu bandi akagambanira Yezu, nk'uko muri 1994 abantu bagiye kure y'Imana bakora jenoside yakorewe Abatutsi. Ntacyo umuntu atakora ari kure y'Imana. Uri kure y'Imana, uri mu gihugu cya kure, aba yabaye umwana wa Sekibi, nta cyaha na kimwe atakora. Kumvira no kubana n'abandi ni ikintu gikomeye cyane dukwiriye gukomeraho. Uriya muhungu yashatse ibintu abitakaza byose. Yanze kumvira Imana, yumvira Sekibi. Yanze kubana na se, ajya inyuma y'iteshamutwe ry'ingurube zitumvira. Yaharaniye ubwigenge yiyobohora ku Mana, aba umucakara wa Sekibi, aragira ingurube. Nawe rero muvandimwe, inshuti y'Imana, wakoze ibarukora jenoside, waguye mu byaha, icyaha wakoze icyo ari cyo cyose niyo cyaba cyohereje, kuba ukiriho ni igitangaza, kuba ukiriho ni impuhwe z'Imana. Iragukunda, ntabwo ikunda urupfu rw'umunyabyaha, ahubwo yifuza yuko yakwisubiraho maze Imana ikamubabarira. Yewe muntu uri mu mahanga ya kure, menya ko nta cyaha Imana itababarira, ndetse Yezu yigeretseho ibyaha byawe byose. Urwango bagaragarije Yezu ni wowe bakabaye barwereka. Murebe uko ameze ku musaraba, ni wowe wakabaye uwuriho. Imana igira neza yo yemeye gupfa mu cyimbo cyawe mu mwanya w'abanyabyaha. Nshuti y'Imana, urumva ko kumvira ari ikintu gikomeye, kandi umuntu utari mu bandi aba afite akaga gakomeye. Niba ubona mugenzi wawe yigunze, mwegere atavaho yigarurirwa na Sekibi. Muvandimwe, nta gihugu cya kure kibaho kuko ntaho indoro y'Imana itagera. Na wa mwana w'ikirara yaje kubimenya kure, yaje kubimenya nyuma, avuga ati dawe, nacumuye ku Mana no kuri wowe. Nacumuye ku Mana, nacumuye ku Mana. Bivuga yuko ukora icyaha wese Imana ibimureba. Ibyo dukora byose tuba turi mu maso y'Imana. Nagahomamunwa rero ni ugusuzugura Imana, ni ukuyubahuka, kuba dukora ibyaha Imana itureba. Dukwiye rero kwisubiraho, duhindukire, tugaruke dusubire kwa Data. Wa muhungu amaze gushengurwa n'agahinda, amaze kugera habi, yibuka ibyo kwa se. Se nawe ntiyari yorohewe, yarahetse umusaraba utoroshye. Umwana we yaramuhemukiye, yaramutaye, nawe yarababaje, nawe akwiriye kugirirwa impuhwe. Nawe rero nuko wageze habi, bose baragutereranye, benshi baraguhigahigaga, abo wari wizeye baragutengushye, bari bazi ko bakwishe, ko ibyawe byarangiye. Ndetse wageza nubwo utabaza Imana ngo Mana yanjye, icyatumye unterana n'iki? Ariko kubw'igitangaza cy'Imana ubaho. Ubuzima bwawe burasa neza nk'ubwa Yesu. Nawe wavuye mu rugo mu ijuru kwa se, akajya mu mahanga ya kure hano ku isi, akahagira ibyago bitavugwa, bamuhindura Sekibi, bavuga ko akoresha amashitani mu gukiza abantu, bamwica urw'abagome, ndetse nawe atabaza Imana, imera nk'aho itamwumvise. Ariko kubera impuhwe z'Imana, imuhesha ikuzo yahoranye mu ijuru, imuzura mu bapfuye, ubu akaba aganje mu ijuru yicaye iburyo bwa se, akaba ari nawe uzacira isi urubanza. Ubuzima wabayemo muri jenoside yakorewe Abatutsi twibuka muri iki gihe busa neza n'ubwa Yezu Kristo. Nka wa mubyeyi, girira Imana icyizere. Nka Yezu, girira Imana icyizere. Nubwo hari igihe uba utareba imbere yawe neza, nka wa mubyeyi utarawuzi igihe umwana we azahindukirira, cyangwa nka Yezu igihe ashatse kwigizayo inkongoro y'umubabaro, ariko ntabwo yihebye. Ubura amaso, uvuga uti Mana yanjye, icyatumye unterana n'iki? Ni impuruza, ni akamo k'icyizere. Urababaye, abawe bagushizeho, akababaro kawe ni kamwe n'aka Yezu. Ubura amaso umurebe, maze hamwe nawe utabaza Imana. Imana ni mutabeshya, ntabwo yatereranye Yezu,
yamuzuye mu bapfuye, kuko urukundo rwayo ruhoraho iteka. Kuko nta kinanira Imana. Emera rero urupfu rwawe, maze uzukane na Yezu Kristo, upfa kwemera no kwizera urukundo rw'Imana. Uko gusa na Yezu bitugeza no mu nzira y'ubutabera bw'Imana. Ubutabera bw'Imana ni uko umubyeyi wa mwana w'ikirara ari we waciye bugufi akagenda yirukanka asanga umwana wamuhemukiye. Ubutabera bw'Imana ni uko umwere ari we uba igitambo. N'ubundi ntawe utanga ituro rifite ubusembwa rifite inenge. Intungane nijya ku musaraba, kubabara mu cyimbo cy'abatabikwiye. Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri niwe wavugaga ngo nta mahoro nta butabera, nta butabera butababarira. Ni ibintu bitoroshye, niyo mpamvu dukwiye kurangamira Yezu ku musaraba kugira ngo adushoboze kubabarira mu gihe tukiri ku musaraba. Nawe ubwe yaduhaye urugero ababarira abishi be akiri ku musaraba. Ni ibanga rero rikomeye ry'impuhwe z'Imana. Nawe muvandimwe, we wibaza amaherezo y'iyi Covid, wenda se yanagukozeho, wigira ubwoba. Ntugatinye icyica umubiri gusa, ariko kidashobora kwica ubugingo. Muvandimwe, Covid-19 ntizatume ujya mu gihugu cya kure ngo usige Imana yawe, ngo wibagirwe Imana. Ntuzemere ko amakuru akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga akujyana mu gihugu cya kure. Mera nka Yezu Kristo watakambiraga Imana Data ikamuzura mu bapfuye. Nta habi wagera Yezu Kristo atageze. Yari yarapfuye koko, ariko Imana iramuzura kubw'impuhwe zayo zitagira umupaka, nk'uko yavanye wa mwana inyuma y'ingurube igatuma asubira kwa se. Nyuma yo kubona uburyo uriya mwana yari yarapfuye mu maso ya se, reka turebere hamwe noneho icyatumye ahindukira. Icyatumye uriya mwana w'ikirara ahindukira agasubira kwa se ni iki? Urumuri rwa mbere yabonye kugira ngo ave muri ako kaga ni uko yibutse impuhwe za se, ukuntu agaburira abagaragu bose ndetse bakanabisigaza. Kwibuka, kwinjira muri wowe, ugafata umwanya ukibuka, ukisuzuma, ugasuzuma ubuzima wabayeho. Ibuka impuhwe z'Imana, ibuka ahantu yakuvanye, ibuka rya jwi ry'Imana Data rikubwira riritura umwana wanjye nkunda kandi nishingiye kibyeyi. Uyu munsi umenye ko Imana igukunda kandi ko ikwitayeho buri munsi. Imana igukunda ni Imana yakuremye mu ishusho yayo, ni Imana y'igihangange, Imana yaremye ijuru n'isi, ibigaragara n'ibitagaragara. Ni Imana yerekanye ibikorwa by'ubuhangange, ifite ubushobozi, yakoze ibitangaza bikomeye. Iyo Mana ni igukunda. Ni Imana ivusha izuba ku babi n'abeza, ku banyabyaha, abatindi n'abakire, abagira nabi n'abagira neza, abatayishimira n'abayisenga. Ni Imana itareba isura nk'abantu, ni Imana itaguca igihagararo, ni Imana itareba ubwoko. Kumenya urwo rukundo rw'Imana ni ikintu gikomeye cyane gishobora kukuvana habi nk'aho uriya muhungu yarageze. Yizeraga rero iyo ndoro y'urukundo ya se, indoro y'impuhwe, indoro iha buri wese agaciro. Imana ihora yiteguye kwakira abana bayo bishushanywa n'imyifatire y'uriya mubyeyi. Umuntu rero yicuza ibyaha kubw'urukundo Imana imufitiye. Urwo rukundo rudacisha umuntu bugufi, ahubwo rukamuha agaciro, nirwo rukurura umunyabyaha wese. Yezu we yagombye no gusohoka mu nzu kwa se, yambara ubusa ku musaraba kugira ngo utagira isoni, kugira ngo numubona uvuge uti dore uwo duhuje, uyu washobora kunyumva, ntacyo namuhisha. Ntacyo rero wahisha Imana, nta kintu itazi kandi nta cyaha itababarira, ndetse yiteguye kukubabarira. Nayo mpamvu Imana ihora ihagaze ahirengereye kugira ngo nikubona uhingutse igusanganire yirukanka. Nyuma rero yo kureba
icyatumye uriya mwana w'ikirara ahindukira no kureba ko urukundo rw'Imana ari rwo ruturashya tukaza gusaba imbabazi. Reka rero noneho turebe intambwe umuntu akora iyo asaba penetensiya. Intambwe ya mbere ni ukwisuzuma mu kuri, nta kwihenda ubwenge. Uriya muhungu yaciye bugufi ashyira mu kuri, yisuzuma atihenze, yumva ko yakosheje koko, ko akwiye igihano cyo kutongera kuba umwana mu rugo. Umuntu wese wakoze icyaha agendana iyo nkomanga aho agiye hose. Icyaha nta hantu wagihungira, no mu kiliziya urakigendana. None se uzagendana uwo muzigo kugeza ryari? Kuki uvunika kandi ari ushobora kukuruhura? Ni byiza rero gufata umwanya wo kwisuzuma utihenze, cyane cyane ko ntacyo wabeshya Imana. Kwisuzuma neza ni ugushyira mu gaciro, ni uguca bugufi, kuko impuhwe za Nyagasani zijyana no guca bugufi no kubaho mu kuri. Intambwe ya kabiri ni ukubona akaga urimo. Nyuma yo kubona akaga, uriya mwana nyuma yo kubona akaga yari arimo, yashyize ku munzani akagereranya nuko yahoze ari kwazi. Cyakora ukuntu yarageze kure koko, yisuzumye yitekerereza ibiryo, yigereranya n'abagaragu, byerekana ko yari yaratakaje ubumuntu bwe, ko yatakaje agaciro ke nk'ikiremwa muntu, ko yatakaje agaciro ke nk'umwana mu rugo. Mu maso ya se yari yarapfuye nk'umwana, nta burenganzira yari agifite, ahubwo yumvaga yagirwa umugaragu iwabo. Yari yasuzuguritse bikomeye, afite isoni nyinshi. Kuba umugaragu mu rugo, aho wabaye umwana, aho wabaye igikomangoma, ni ibintu bisuzuguritse cyane. Intambwe ya gatatu ni ukwicuza no kubabara. Ni ngombwa ko wakoze icyaha agira umutima wihana kandi ubabaye, akagira agahinda ko kuba yarakoze ibidatunganye, ndetse hari n'igihe biba ngombwa kubabaza umubiri. Intambwe ya kane ni ukugirira Imana icyizere. Kwicuza ibyaha wakoreye urukundo rw'Imana ukagarukira Imana, ntabwo ari ukwicuza kubera ingaruka icyaha cyakugizeho gusa, ahubwo ubikorera kubera wishe isezerano ry'urukundo ufitanye n'Imana. Uramutse rero wicuje gusa, wireba gusa, ntawe waba utaniye na Yuda. Burya nawe yaricujije, kuko yabonaga ko abantu bazamugirira agasuzuguro kubera kugambanira umutware we. Uwicuje ibyaha nyabyo abikuye ku mutima, agaruka mu rukundo rw'Imana. Ikindi ni ukujya mu ntebe ya penetensiya, niyo ntambwe ya gatanu. Ese ni ngombwa kujya mu ntebe ya penetensiya? Hari umuntu wakwibwira ko guhinduka akagira imyitwarire myiza ko byaba bihagije. Ntabwo bihagije, kubera ko Yezu niwe wivugiye ko imfunguzo z'ijuru azihaye umusaseridoti, avuga tukumva nijye aba yumva, uzaguhinyura nijye azaba ahinyuye, kandi ubahinyuye abahinyuye n'uwantumye. Arongera ati kandi ndababwira nkomeje ko icyo muzaboha ku isi kizaba kiboshywe no mu ijuru, kandi icyo muzabohora ku isi kizaba kibohowe n'Imana mu ijuru. Ntabwo rero kuvugurura imyitwarire gusa bihagije. Ni ngombwa kwegera umusaseridoti nk'uko umurwayi yegera muganga kugira ngo amuvure, amukize. Kubera ko Imana yadusabye ikintu cyoroheje, hari ushobora kubikerensa nka Nahamani. Nyamara iyo idusaba ikintu gikomeye, wari gusanga twigora dushaka uburyo twabikora. None se ni kuki uriya muhungu yagombye kujya kubibwira se? Ise se ntiyari abizi ko umwana yamutaye? Ise se ntiyabonaga uko yahindukiye ameze? Ariko yabirenzeho aramubwira, abwira se ati nagucumuyeho, nacumuye no ku Mana. Menya rero ko ari ngombwa kujya mu ntebe ya penetensiya. Penetensiya ituma umuntu adaheranwa n'agahinda k'ibyaha yakoze nka Kayini cyangwa se Yuda, kuko iryo sakrament rya penetensiya rishingiye ku cyizere cy'uko Imana igira impuhwe, ikababarira umunyabyaha wicujije, kandi ikamubabarira ibinyujije mu mupadiri utanga imbabazi. Penetensiya rero idufasha kudaheranwa n'icyaha. Mbere na mbere, kubera ko isakrament rya penetensiya rihanagura ibyaha. Muri iryo sakramentu Imana ihanagura ibyaha
maze ikanakingura ijuru, roho mutagatifu akamanukira ku muntu wicujije, ku buryo penetensiya ni ikimenyetso gifatika cy'impuhwe z'Imana. Nk'uko umuriro utwika impapuro, niko penetensiya itwika ibyaha. Itugorora n'Imana, ikaduha kunga ubumwe nayo kubw'urukundo rwayo. Imana ihanagura ibyaha byawe ntiyongere kubyibuka ukundi. Imana kandi isubiza ubuzima umunyabyaha wicujije. Imana niyo idushaka ngo twicuze ibyaha. Tubisanga muri Yeremiya ngo ngarura maze mbona ubugaruka, kuko wowe uhoraho uri Imana yanjye. Mu isakaramo rya penetensiya umuntu afashwa n'ingabire y'Imana imugoboka, ikamwibutsa ko agomba kugarukira Imana kugira ngo abeho. Kugwa mu cyaha ubundi ni ibintu bisanzwe, kuko umuntu ari umunyantege nke. Ariko kuguma mu byaha ugatsimbarara bibabaza cyane Imana. Ni byiza rero kujya mu ntebe ya penetensiya ukimara kumenya ko wahemutse, kuko gukomeza kubitinza ubisubika ni ukwigerezaho, ni ugukerensa impuhwe z'Imana, ni ukwivutsa imigisha y'Imana uba ukeneye kugira ngo urusheho gutera imbere. Ntihazagire uwibeshya rero avuga ati mfite umwanya nzajya mu ntebe ya penetensiya, kuko ni ikibazo cy'urupfu n'ubugingo. Ni nk'uko iyo umurwayi atagiye vuba kwa muganga arushaho kuremba. Iyo twemeye kwitaba Imana tukaza mu ntebe ya penetensiya, Imana isa nkaho itubabarira tutaranatangira kuvuga ibyaha byacu bishushanywa na kuriya umubyeyi yahise aza akamuhobera amusomagura. Kumuhobera amusomagura ni ikimenyetso cy'urugwiro, ni ikimenyetso cy'ubumwe n'ubwiyunge, ni ikimenyetso gikomeye kimugaragariza ko urukundo yaramufitiye ntaho rwagiye. Akamubwira amwegereye neza, umunwa we uri ku gutwi, nta n'uwamenya ibyo bavuganye bahoberanye. Umwana w'ikirara yinjiye rero mu rugo kwa se yumva yababariwe, bigaragazwa n'uko ibyo yari yateguye kuvuga byose atabivuze, kuko yahise yumva ababariwe. Kumuhobera no kumusomagura byongeye kumwinjiza mu rukundo rwa kibyeyi. Yumva koko asubiranye icyubahiro cy'umwana mu rugo, yasubiranye umwanya we nk'umwana mu rugo, mu muryango. Yumva atagikwiye kwifuza umugati nk'abagaragu, yumva atagikeneye kuba umugaragu. Numva rero ukuntu penetensiya ari igitangaza. Penetensiya kandi isubiza umuntu icyubahiro, icyubahiro twahoranye mbere yuko dukora icyaha. Ise wa muhungu ati vuba muzane ikanzu nziza cyane muyimwambike. Ikanzu y'umuntu w'umwere, ikanzu y'umuntu udafite icyaha ryozwa, ikanzu y'ikuzo Adamu yari yariyambuye, ikanzu ituma winjira mu cyumba cy'ubukwe waba utayifite ugasohokamo nabi. Abo bagaragu rero umutware yabwiraga se w'umwana, yabwiraga ati muzane ikanzu, niba abaseserdoti batanga penetensiya, niba abamarayika n'izindi ntungane zishimiye gutaha ubukwe bw'uko wa munyabyaha yicujije. Penetensiya isubiza umuntu mu rukundo yivanyemo. Sati ni mumwambike impeta mu rutoki. Impeta ikimenyetso cy'urukundo n'ubudahemuka uwicujije asezeranye na Nyagasani ku bwa Roho Mutagatifu. Impeta iriho ikirango, impeta iriho kashe imuhesha ububasha nk'umwana mu rugo. Icyaha cyose ukoze uba uhemukiye isezerano ry'urukundo wagiranye n'Imana, ariko yo ikarenga ikakubwira iti koko warampemukiye, ariko njye ndi indahemuka, nakomeye ku isezerano kandi n'ubu ndaguhamagara, ngwino ndakwakira, ndetse nibagirwe n'ubuhemu wangiriye, tuvugurura amasezerano y'urukundo. Dore n'impeta nkwambitse nk'ikimenyetso cy'urwo rukundo n'ububasha ufite muri urugo rwawe. Penetensiya idufasha kubohoka ku by'isi bishushanywa na ziriya nkweto. Ise ati mwambike n'inkweto mu birenge. Kumwambika inkweto bisobanura intambwe nshya uwicujije agomba gutera mu nzira y'agakiza, atiyanduza ibirenge, kuko ntaho agihuriye n'iby'isi, no kugira ngo hato yanzoka sekibi itazongera kumuruma ku gatsinsino. Uyu ni umwana w'Imana, ntakwiriye kugendesha ibirenge nk'abagaragu, ni mu mwambika inkweto.
penetensiya ituma kandi twongera kugira ubusabane n'urugaga rw'abatagatifujwe. Mubage ikimasa cy'umushishe, nk'uko mutagatifu Agustina abivuga. Icyo kimasa ni Yezu Kristo, ntama w'Imana dusangira. Umunyabyaha wicujije yongera guhabwa ingabire zose dukesha urupfu n'izuka bya Yezu Kristo, agahabwa ubuzima bw'abana b'Imana, akongera kwegera ameza amatagatifu kugira ngo ahabwe ifunguro ry'ubuzima rimwongerera imbaraga. Umunsi mukuru n'ibyishimo umuryango wose ugira kubera umunyabyaha wicujije, kandi ibyo byishimo bitangira umuntu akiri hano ku isi. Nshuti z'Imana, bavandimwe, reka twanzure tugira tuti reka twese duhaguruke. Mucyo duhaguruke tugarukire Imana. Hari benshi tugihuzagurika kuko icyaha gisigaye kigaragaza mu mayeri. Urukundo rurakendera kurushaho, imigenzo myiza yaratakaye, abantu bagenda bigira mu gihugu cya kure bakimika kwishimisha, ibintu, ikuzo, akazi, WhatsApp, bigezweho n'ibindi, naho Imana yo tukayigenera umwanya wa nyuma nk'aho atari mu bintu by'ibanze, nk'aho Imana yo idakenewe cyane. Tugarukire Imana rero. COVID-19 ntizabe intandaro yo kwigiza y'Imana. Dufatane urunana, dusigasirane, cyane cyane muri iki gihe cy'icyunamo, n'agacumba tugate ku bitugu nk'uko Rugamba yabivugaga. Kandi muhumure, abafite mwese inyota, abatakambira Nyagasani, arimo kubabwira ati amagorwa y'umuryango wanjye narayitegereje, kandi imiborogo baterwa n'abakoresha b'imirimo narayumvise, n'imiruho barimo ndayizi, ndamanutse ngo mbagobotore mu maboko y'ababashikamira, maze mbavane muri icyo gihugu, mbajyane ku butaka bw'indumbuke kandi bugari, mu gihugu gitemba amata n'ubuki. Intwari yo ku rugamba ni Kristo wo ku musaraba, kandi Kristo yatsinze urupfu. Kristo ni muzima, nitwishime tunezerwe. Tugire Imana impuhwe, twicuza. Imana irababaye. Ni wa mubyeyi watakaje umwana we, Imana irababaye. Tugirire Imana impuhwe. Nitugira Imana impuhwe, nayo izatugirira impuhwe. Uwicujije ibyaha yongera kubona ibintu kimwe na Yezu, maze icya kibatsi cya Yezu kimugurumanamo, kigatuma uwicujije ibyaha akora ibishoboka byose kugira ngo abantu bose boye korama, kugira ngo babohorwe, kugira ngo bakire, kugira ngo bave ku ngoyi ya Sekibi. Dusabe. Yezu wacu, tubabarire ibyaha byacu, turinde umuriro w'iteka, igarurire roho z'abantu bose, kandi uziyobore inzira y'ijuru. Cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire roho ziri muri purgatori n'abanyabyaha b'isi yose. Amena. Maraso n'amazi byavubitse mu mutima wa Yezu, soko y'impuhwe tugirira, turakwiringiye. Maraso n'amazi byavubitse mu mutima wa Yezu, soko y'impuhwe tugirira, turakwiringiye. Maraso n'amazi byavubutse mu mutima wa Yezu, soko y'impuhwe tugirira, turakwiringiye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nara